rimwe na rimwe wabaye imbata y'urukundo, uri mu rukundo ariko rimwe na rimwe ugasanga ibikorwa umukunzi wawe gukorera rimwe na rimwe cyane cyane girlfriend wawe byagukorera ugasanga ni kimwe mu bimenyetso bizakwereka ko atakigukunda. Ariko rimwe na rimwe ukaba utamenya ese arankunda cyangwa se ntakinkunda. Ngiye kukwereka ese nibe bimenyetso bizakwereka cyangwa se n'ibintu bizakwereka ko girlfriend wawe atakigukunda. Rimwe na rimwe mamuru kugendana ukabona imico agenda kwereka, iyo mico igatuma utamenya neza ko akigukunda cyangwa se ko atakigukunda. Uyu munsi ngiye kukwereka ibizakwereka ko atakigukunda, bityo ukaba wanamureka aho kugira ngo ugumye kwibabariza umutima. Uyu munsi ho nibyo nabateguriye, ariko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri no muyoboro. Nanjye ubategurira nkanabagezaho nitwa Aime, iyi yitwa Aime Heart, muhawe ikaze. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko girlfriend wawe atakigukunda, arakubeshya cyane. Rimwe na rimwe amagambo bakubwira, rimwe na mbese ugasanga ibikorwa akunda kugukorera arakubeshya, ugasanga ari kugusaba amafaranga yo kujya kwisukisha kandi ntarajya kwisukisha, ugasanga byabisuku ni bya bindi bikigumye, cyangwa se ugasanga amafaranga ari kugenda gusaba n'amafaranga adafite icyo amariye urukundo rwanyu. Rimwe na rimwe ari usanga n'abagore bo mu ngo usanga babeshya abagabo babo, ugasanga aramubeshya ngo nkeneye amafaranga y'itike. Rimwe na rimwe ayo mafaranga y'itike ugasanga agiye kuyakoresha ibindi bintu, cyangwa se ugasanga ibintu runaka nyine agenda amusaba amafaranga amubeshya, aho ugasanga nyine amafaranga nta kintu kizima afasha mu kubaka urugo. Rero niba wabaga mu rugo cyangwa se uri umukobwa ufite mbese uri umuhungu ufite girlfriend wawe ugasanga nyine ari gukunda kukubeshya, menya ko icyo ngicyo ari ikimenyetso cyanyacyo zakwereka ko atakigukunda. Rero gerageza niba ubona kubeshya, ushatse wagabanya amarere. Niba mwanakundanaga ukagenda ugabanya, ibyo ngibyo bizatuma wiha amahoro kugira ngo ubabare mu rukundo. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka ko girlfriend wawe atakigukunda, aguha care iyo wamuhaye amafaranga cyangwa se wamuhaye gift. Rimwe na rimwe usanga igihe utamuhaye gift cyangwa se igihe utamukoreye akantu karamushimisha, rimwe na rimwe usanga abagabo bahabwa agaciro igihe bazanye nk'ikintu mu rugo, ariko igihe nta kintu ugasanga nyine agaciro ntako. Jya umenya ko uwo mugore wawe cyangwa se uwo mukunzi wawe ntacyo mbese nta kintu agukundira, ahubwo we asigaye akwanga. Rimwe na rimwe nubona umukobwa umeze utyo ugasanga nyine nawe ari gushaka kwishimira inyungu agukoraho, ariko wowe ugasanga ntari gushaka kuguha urukundo, uwo ngo wamureka, kuko umuntu uri gushaka kugira icyo agukora ko nta kimuvaho, uwo ngo nta rukundo rurimo, ahubwo afite ibyagukundira. Rero igihe amafaranga ntayo cyangwa se igihe ntayo, iyo gift ntayo, ariko ukabona nyine ari kugukunda, uwo ngo agukunda byanyabyo, ariko igihe cyose uri kubona iyo gift ntayo, buri kimwe cyose ntacyo, ariko ugasanga we ari kukwanga, we ntabyo nyine ntabyo ufite, uwo ngo menya ko atakigukunda. Ikimenyetso cya gatatu, amagambo ye aba ari make. Usanga amagambo muganira cyangwa se yakuganiza, ugasanga ayakuganiza se yaganiza inshuti ziwe, ugasanga igihe ari kumwe n'inshuti ziwe atera urwenya, buri kimwe cyose nyine ugasanga kiri mu nkuru, ugasanga nyine inkuru ziraryoshye. Ariko iyo muri kumwe ugasanga amagambo akubwira, rimwe na rimwe umubaza ikintu ukumva arekirije gusa ntanagusubije, uwo ngo menya ko urukundo rwagabanyutse. Ikindi kimenyetso kizakwereka ko girlfriend wawe atakigukunda, iyo ukoze ikosa nta kubabarira. Usanga igihe wakoze ikosa ahora arigarura ngo n'ubundi se ngo ni gute waba wankoreye ibintu bimeze kuriya, mbese ugasanga nyine ari gushaka kugarura amakosa kandi yararangiye. Cyangwa se igihe wakoze ikosa ntakubabarire, ukamusaba imbabazi ntakubabarire, uwo ngo amenya ko atakigukunda. Igaragaza urukundo rwa nyarwo, usanga kubabarira ari wo musingi wa nyawo kugira ngo bubake undi mubano mushyashya. Niba umubano wa mbere wari wapfuye, mbese izo mbabazi zigahita zubaka undi mubano kandi urukundo rugakomera. Ikimenyetso cya gatanu kizakwereka ko girlfriend wawe atakigukunda, akurutisha abandi. Usanga igihe ari kumwe n'inshuti ze nk'uko twatubivuze haruguru, ariko ugasanga nizo akunze kuganiza cyane, ugasanga ibikorwa byinshi nyine igihe ari kumwe n'izo nshuti ze arabikora, ariko igihe ari kumwe nawe hewana ugasanga wapi. Cyangwa se igihe wenda mukundana ariko ugasanga we
wowe ntari gushaka kukuvugisha ahubwo ari kwisangira abandi batipe cyangwa se abandi bagabo, ubu ngo menya ko yagiye, ushatse washaka undi hakiri kare kugira ngo wibabarize umutima uvuga uti mfite girlfriend, wajya ahandi ukishakira undi, ikitabuze mu murima ni amakoma, mushakira ahandi n'inyagasambu rirarema. Ikimenyetso cya gatandatu kizakwereka ko girlfriend wawe atakigukunda, aba yakora ikintu cyo kukubabaza, rimwe na rimwe akagikora bishaka. Uwo nguwo ushatse wanamugendera kure, nubona ko imigambi yawe ari gukora ikintu gishobora kukubabaza, rimwe na rimwe ashobora no kuza agasambanira mu buriri bwanyu. Uwo nguwo mureke igihe ubonye afite imigambi nk'iyo, afite umutima nk'uwo, wamureka kugira ngo uziyahure ngo ni umukunzi, ushatse wamureka ahubwo ukiberaho, arega no kuba singo nabwo ni ikintu kizima, aho kugira ngo ujye kubabarira mu rugo cyangwa se muri uru rukundo, kandi igihe wari singo wibereho wenyine nta kibazo wari ufite. Ikimenyetso cya karindwi kizakwereka ko girlfriend atakigukunda, agira impamvu zidashoboka kandi usanga amagambo yiwe agizwe no kukubeshya cyane, kandi ugasanga n'ibyo ari kukubeshya nyine ahantu ari cyangwa se ibyo arimo ni ibintu bitanagushimisha, ugasanga wenda ari kumwe n'abandi basara, ugasanga ari kukubeshya ngo ariryamiye cyangwa se ari kumwe n'inshuti ze kandi arimo araguca inyuma. Ubu nguwo wamureka rero, cyangwa se ugasanga izo mpamvu afite, ugasanga wenda yanze kuza kugusura cyangwa se yanze kuza ngo musohokane, cyangwa se yanze kuza ahantu runaka mwamufitanye gahunda, ugasanga wese agira indi mpamvu, kumva ngo ndarwaye, ngo mukuru wanjye, ngo mushiki wanjye, mbese ugasanga ibintu byinshi ari kuzanamo ngo ararwaye, ugasanga nyine arimo arakubeshya. Ubu ngubu ushatse wamureka, kuko umuntu utangiye kukubeshya ubwonko bwo wenda ntimurashakane cyangwa se mwaranashakanye, ushatse wamureka, ariko igihe atangiye kukubeshya mutarashakana, ushatse wamureka, kuko aho kugira ngo uzabeshyerwe mu rugo ukabusanga amahitamo afashe nyine ntiwakongera kuyasubiza inyuma, ushatse wamureka hakiri kare, aho kugira ngo uzababare inyuma. Kandi urugo ni ikintu ufata umwanzuro rimwe kikazakugiraho ingaruka ubuzima bwawe bwose. Rero igihe cyose utangiye kubona umukobwa atangiye kukubeshya, akubwira ibintu byinshi asanga akubeshya, ushatse wamureka, kuko kugira ngo uzababare ibihe byawe byose, uzi ko byaba tukiberaho singo. Ikimenyetso cya munani kizakwereka ko girlfriend atakigukunda, nta gutega amatwi ngo akumve. Usanga igihe umuganiza, rimwe na rimwe ushobora no kuvuga ikintu ukumva we ntari gushaka kubyumva, ahubwo agashaka kukumvisha ikiwe. Ubu ngubu ushatse wamureka, kuko umuntu utagutega amatwi uravuga rimwe na rimwe ibyo wavuze ntabikurikize, cyangwa se ntabe yabihakana cyangwa se ngo abyemere. Ubu ngubu ushatse wamureka kugira ngo uzibabarize umutima, ndetse ubabare cyangwa se ubabazwe ibihe byawe byose ngo uri mu rukundo. Ikimenyetso cya kenda kizakwereka ko girlfriend wawe atakigukunda, aragusuzugura cyane. Rimwe na rimwe hari igihe uba uvuga ukumva amagambo akubwira harimo agasuzuguro, ibikorwa gukorera ugasanga byuzuyemo agasuzuguro. Ubu ngubu ushatse wamureka kugira ngo wibabarize umutima uvuga uti ndakuryanye, wamureka ukibera singo. Umusore nagutegura ibintu bizakwereka ko girlfriend wawe atakigukunda, ndetse kuhakorera video tubereka uburyo ki bizakwereka boyfriend ukigukunda cyangwa se ugukunda. Nibyo umunsi nabateguriye, ariko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda, kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro, nanjye ubategura nkanabibagezaho. Nitwa Aime, iyi yitwa Aime Heart. Mwakoze kureba iyi video.